twihanganye turasaba Imana muri uyu mwanya ahataboneka inkomezi twakwishoboza, Imana idukomeze kuko irabishoboye ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga riti mu Byahishuwe 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 riravuga iti mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbonye ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishijwe umugabo we. Numva ijwi rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo. Izahanagura Maranatha, Maranatha. Mwami Yesu naze, Mwami Yesu naze adukize ibizi. Ndi kubona ko ntabwo bisanzwe. Kwihangana yekurira pe. Amaserigeri icyari mu rusengero. Yesu naze adukize ibibi. Karazadukize. Bisaba kubyakira ugiye mu mbaraga z'umwanya mu ntabwo wabyumva, ariko hari imbaraga z'umwuka birashoboka rero. Bidashobokera abantu gushikira Imana kandi Imana ntakintu. Ndahera isi uyu ni umunsi wa gatatu tugiye gutanga. Ejo bundi ku itariki ya 2 natangubonye kuri nayigize iki Emmanuel, aho twari turi ku muriro uri kumwibuka. Ijoro ryakeye natangubonye kuri Marite n'umuryango we, aho twari tumuje uri kumwibuka. None ugiye kubavuga bombi mu gihe gito kandi Imana ifashe n'ihute kuko gahunda nyine zayo n'ibihe byagiye. Reka mbere kubanza gushima Imana ishobora byose itatungurwa n'ubundi bintunguye kubona amasigara imbere yanjye mu muryango umwe, abana banjye bakamba kugaho ndi kureba n'uwo musaza. Ntabwo byumvikana, ntibyapfa kubyakira ugiye mu mbaraga z'umutungo, ariko Imana ntabwo yatungura. Ndayishima rero nuko nituma n'umuhango ushoboka, aho twatangiye tumaze iminsi 5 yabanye natwe. Ubu turimo mu munsi wa 5 turimo kandi bicabana natwe zaryabihe Pasika. Mu gushima rero ndagaruka ku byo mugenzi wanjye Fiacre yavuze n'ejo yabivuzeho. Gushima mu buryo bukurikira. Reka mbere kurusha imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Igihugu cyacu kidahwema gushyira umuturage imbere ku isonga. Njye byarandeye aho n'igihugu bwacyo akarere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi na Rubavu, bino bintu bigiramo uruhare bakabigira ibyabo. Ntabwo byadukoze ahantu, ntabwo twashoboye ubuyobozi n'imiyoborere ishinzwe umuturage ku isonga. Abantu 7 baturuka mu itorero rimwe rya Gisenyi, ariko nubwo bitoroshye birashoboka kuko dufite ushobora byose, ari we Mana yacu twizera kandi Imana dukorera. Iyo Mana niyo iduha imbaraga, niyo iduha amagambo yo kuvuga. Iyo Mana yacu nishimwe. Nk'uko mwese mubizi, buri muntu wese waje aha ngaha azi yuko duteranijwe no guherekeza mwene data Tuyiringire Jean Martin ndetse n'abana be Tuyiringire Shimwa Arnaud, Ishimwe Ornella, Ineza Aganze Ariella na Gisubizo
Olivine. Kandi duteranijwe ahangaha no guherekeza mwene data Ndayimiziki Emmanuel n'umwana we uw'umugisha Honore. Imana ishobora byose aba ariyo ikabakaba umutima wa buri muntu wese uri ahangaha ubabajwe n'ibyago umwanzi Satani yaduteje. Imana ishimwe iyo yatwandikishirije ijambo ryayo ngo mu bihe nk'ibi ngibi aho amagambo aba yabuze ngo twifashishije iri jambo ryayo tubone amagambo yo kuvuga, maze ayo magambo adukomeze kandi adutere ibyiringiro. Mureke dusenge Imana. Baza duciye bugufi abantu urenga aho ngaho subiraho aba bari imbere ni abatwaye cyangwa abaherekeje umubiri wa mwene data Chef Guide Tuyiringire Jean Martin, akaba n'umukuru w'itorero rya Gisenyi wavutse tariki ya 10 z'ukwa 10 mu 1981, akaba ari we wari umukuru w'uyu muryango. Mwababonye utwaye ifoto ye ashobora kuyihindukiza akayibereka maze mukayireba, ariko ntara kuri iriya banderole arahari. Inyuma ye abamukurikiye namwe ndifuza kubabona, abatwaye ukurikiyeho namwe mbabone muri kwinjira rwose. Yego, mwabikoze neza. Hanyuma hakurikiyeho umuhungu we w'imfura witwa Tuyiringire Shimwa Arnaud, yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 2 muri 2014. Abashobora kubona ifoto ye cyangwa nk'uko mubireba kuri iyi sanduku itwaye umubiri we, nk'uko papa we yari umuyobozi mukuru mu cyiciro cy'urugaga rwa JIA, uyu mwana nawe yarageze mu cyiciro twita Pathfinder cyangwa abaronda bukanda. Hakurikiyeho umushiki we witwa Ishimwe Ornella wavutse tariki ya 15 z'ukwa 12 muri 2015, kandi nawe akaba mu rugaga rwa JIA yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye bava ku myaka 4 kugeza ku 9. Namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho umuhererezi wabo witwa Ineza Aganze Ariera, yavutse tariki 26 z'ukwa 7 muri 2024. Ufite ifoto ajye azamuka ayereka abantu kugira bagende barushaho kumubona. Namwe mukomeze muze. Hakurikiyeho Gisubizo Olivine, Anita abereye nyina wabo, we yavuze tariki ya 6 z'ukwa 5 muri 2005. We
akaba yari mu cyiciro cy'abo twita abavugizi cyangwa abambasaderi, hahandi uba wenda kuva mu cyiciro cy'abadimbutse winjira mu bajiya bakuze. Hakurikiyeho murumuna wa Martini, nababwiye ko ba mama wabo bavukana, Nayigiziki Emmanuel, we yari mu cyiciro cy'abajiya bakuze cyangwa cyo twita JN. Nshimiye abantu baritanze, Imana ibahe. Ndavuga Nayigiziki umutware wanjye, dufitanye abana babiri. Nayigiziki ari umugabo ukunda akazi, Nayigiziki ari umugabo ukunda Imana, Nayigiziki ari umugabo ukunda umuryango, Nayigiziki ari umugabo ukunda abantu. Mbese ibyo byari ibyo ntiyumvaga hari icyo yapfa n'umuntu, yumvaga iteka ryose yagize ikibazo n'umuntu yagikemura bikava mu nzira. Imana izamfashe umunsi igitondo cy'umuzuko tuzabonana. Ndongera ndavuga Honore ya mwana wanjye ukunda ishuri, yambwiraga ko azangurira imodoka, agiye atangurira imodoka. Inzozi yari afite ni uko azagura imodoka, iyo yabonaga 1000 yavugaga ko arajya kugurira imodoka. Mwana wanjye agiye atangurira imodoka, ariko musabire Imana imfashe nanjye nitegure ku munsi igitondo cy'umuzuko tuzabonana. Nanjye kandi icyo mvuga kuri Nayigiziki, yari muramu wanjye ariko akaba n'umuvandimwe wanjye, aho igihe twambaniye cyose twajyaga inama, namugishaga inama akangisha inama, bamwe muri uyu muryango barabizi. Yari umuvandimwe wacu twese, yari umubyeyi wacu, akatugira inama, aho abona bitagenda neza akatusaba inama, ibintu byose akabikora mu mucyo kandi akabikemura mu mutekano. Nayigiziki nagende, Imana izaduhe kwihana, tuzahurire mu ijuru. Honore yari umwana udushimisha mu muryango, yari umwana utumarira mu gihe cyose, ariko Imana imufashe natwe dufashe tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Yes, kanizere ko mumeze neza, turabasuhuje kandi nanone dukomeza kubaha ikaze. Ariko nkuko twakomeje kugenda tubivuga muri video, twakomeje kubabwira ko turi buze kugenda tuganira n'abagiye batandukanye, yaba abakristo bo mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 by'umwihariko, ndetse na bamwe mu bavandimwe b'umuryango wagize ibyago ukabura abantu babo. So nkuko muri kubona rero hano turi kumwe n'umwe mu bantu, aratangira twibwira. Muraho neza? Muraho neza. Tangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Manirere Gedewo. Yego. Manirere Gedewo, upfana iki n'umwe mu batabarutse? Ni mukuru wanjye muri famiye. Yari mukuru wanjye Marite. Yego. Yego. Ntabwo ndibuze kubaza ibintu byinshi, ndetse no kukubwira ngo mwihangane mukomere, ntago ari ibintu byoroshye. Ariko nkawe muvandimwe we, ntabwo ndi bukubaze ngo umerewe gute, kuko ukomerewe nanjye ndi kubyumva, nubwo bari ibintu bitoroshye, ariko byinga bikunda twavuze tuteka tugire gutya tuganire, uduhereze message, watubwira ko Marite yari umuntu umeze gute ku bantu wenda batari bamuzi, igihugu cyose cyabonye inkuru, ariko nyine Marite yari umuntu umeze gute? Marite rero muri rusange ni umuntu wavugaho ibintu byinshi, ntabwo wabona ibyo umuvugaho. Yari umuntu w'inyangamugayo, yari inkingi y'umuryango ikomeye cyane, kubera ko twese abavandimwe we, abafitanye isano y'ababyara be n'abandi, turi umuryango mugari cyane, turi umuryango w'abantu benshi, ngira ngo mwanabibonye. Hafi ya twese twakuriye ku birenge bye. Rero yaradufashije kandi adufasha ari umuntu uciriritse cyane, ko yatangiye afotora, ari umufotogarafe, bifatanya no kogosha, kandi akorera ahantu haciriritse, natwe turi abana.
ariko yagiye adufasha ibintu byinshi. Muri make rero yari inyangamugayo, tubuze intwari y'umuryango ndetse n'intwari y'itorero yateraniraga ndetse n'intwari y'igihugu. Ni ibintu bitatworoheye nk'uko mubibona, ariko ubushake bw'Imana burasharira, nta kundi turabyakira, ntacyo twabikoraho. Yego. Uravuze uti yari umuvandimwe, yari umuntu witanze akajya mu muryango akabashyigikira cyangwa se akabafasha mu buzima butari bworoshye, ariko by'umwihariko muri rusange abana bo noneho ndetse n'umufasha we byo twavuga ko bimeze gute? Yego, abana be bitabye Imana bari bariya gusa cyangwa hari n'abandi basigaye? Oya, kubera ko bari mu modoka ari abantu 8, hari akana nako ko muri famiye gatoya kari CHK bari kukitaho, ariko abandi bose ni bariya. Ko abana be ni 3, uwa mbere w'imfura yitiranwa nawe yitwa Tuyiringire Arno, wa kabiri ni umukobwa yitwa Ornera, n'uwa gatatu nawe ni umukobwa nawe yitwa Ariera. Uriya wa kane rero mwabonye yitwa Gisubizo, ni umwana wa mukuru wa muramukazi wacu, nanga se mukuru w'umugore we. Yego, abana be bari 3. Kuvuga ku bijyanye n'umuryango rero, haba ku bana n'umugore, ibyo ni ibintu twese tuzi na rubanda bazi. Marite yakundaga umuryango we cyane cyane, yaba umuryango we nyirizina, umugore yashatse n'abana, yaba umuryango wacu avukamo, yaba umuryango yashatsemo, muri rusange yakundaga umuryango we. Ariko by'umwihariko ikirushijeho cyane, yari inshuti y'abantu bose, yari inshuti y'abantu bose. Nta muntu yagiranaga nawe imparana ngo babe bagirana ikibazo runaka, kandi ni umunyamahoro, umuntu ukunda amahoro mu muryango, n'ibyananiranye akicara akabifatira icyemezo kandi bikagenda neza. Kandi urebye abantu dufite mu muryango abenshi ni bakuru bamurusha n'imyaka, ariko yari umuntu ufite abapfa mu nda ye bose bapfuye. Hasigaye umugore we gusa? Hasigaye umugore we gusa mu nzu ye, ni umugore we usigaye. Izi kode nyibane z'umubuye dukoreshe, turavangamo n'iyi sound amabuye. Ukoresha iki? Microphone kuzana iki? Zana andi mabuye. Y'iki microphone? Iyi microphone ivuyeho. Okay, reka dukoreshe iyo ngiyo nta kibazo. Iriho ntari ukomeye. So, ubutumwa rero wahereza abandi wenda bari bari kubareba, niba hari n'icyifuzo mubahereza nacyo tukakibahereza. Ubutumwa nabagenera icya mbere ni ukubaho buri wese yiteguye. Ibintu byatubayeho natwe byaradutunguye. Ndatekereza ko ntawe ukunda urupfu nubwo ari ryo rembo, ariko kubizera ni ryo rembo tuzi ko tugomba kubicamo. Rero ikintu cya mbere nashishikariza abantu guhora biteguye, kuko isaha ku isaha wagenda nanjye nkagenda. Urugero nihereyeho, njyewe menyeye inkuru, njye nkorera Kampala, ntabwo mba hano mu gihugu, nkagera gake gashoboka. Nari maze iminsi ndwaye kandi ndi kwa muganga, nsaba muganga yuko mbohora bakampa ibinini bisimbura inshinge kugira nze gutabara. Byatunguranye gutyo, nandi ku gitanda
ntabwo byari ibintu byoroshye. Yaza kuba ari ikindi kintu kitari urupfu nari kureka nkabanza agakira nkabona kuza nyuma. Rero abantu nubwo barabiteguye cyane no gukomeza kutuba hafi n'umuryango, ntabwo bitworoheye, dufite ihungabana rikomeye ngira ngo babibone ku rusengero ukuntu ambilanse ziri gupakira abantu kubishyira buri kanya, abantu bahanitse. Mbese ni ukutuba hafi no kudusengera kugira ngo Imana iduhe imbaraga muri ibi bihe bitoroshye. natwe nka Jimmy Inspires Ministry ni bamwe mu bakristo bari basanzwe banasengana na Jimmy by'umwihariko mu itorero. Ubwo reka tubyite ibirungo ko Jimmy abantu benshi muramuzi, abamuzi muri Ambassadors, abamuzi muri Korali nyine Ambassadors. Nawe akaba yatubwiye ati mugere aho ngaho nyamuneka mwumve, muhumurize imitima, muganire n'abantu, ndetse aho bishoboka nabo mukomeze kuganira nabo, muzakomeze munaganire nabo nyuma. So ndagira ngo tubereke amwe mu mashusho y'ukuntu abantu bari bameze mu rusengero kugira ngo dukomerezeho n'ubundi tube dukomeza kuganira nabo, ariko nanone by'umwihariko tunabasaba kugira ngo ubundi butumwa, ikindi kintu wumva washyigikiramo, ikindi kintu wumva wafashamo uyu muryango, cyane cyane umubyeyi usigaye, nk'uko no mu kiganiro cya mbere twabivuze, umubyeyi usigaye ko akeneye kuganira n'abantu, akeneye kuganira mukamuganiriza kuko ni ikintu kitoroshye. Reka ushimire cyane wakoze kuri uyu mwanya uduhaye, byari byiza kugira ngo tugane no mu muryango usigaye kugira ngo twumve byibuze ikindi ku rundi ruhande. Ariko watubwiye ngo amazina Manirere Gedeon, wakoze cyane. kuko wabigenje umwana wawe Yesu Kristo. Twihanganye turasaba Imana muri uyu mwanya ahataboneka inkomezi twakwishoboza, ngo Imana idukomeze kuko irabishoboye, ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riravuga riti mu Byahishuwe 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 riravuga iti mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbonye ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishijwe umugabo we. Numva ijwi rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izaba Imana yabo. Izahanagura umunsi uregereje, Yesu azazaho, nibwo azajyana bana be bizeye bigire iwabo. Umuseguta iyeguta bikawe yuye umwijima, umuseguta iyeguta bika ugiye gucya. Ubutumwa bwiza nibuhindura iyi si yacu, umamazajo kaza bidatinze akubyariwe. Umusekuta diye gutambika weyuye umwijima, umusekuta diye gutambika ugiye gucya. Yazashagawe n'abamarayika batabarika, azatsembawi bihumanya byose ntakazasobwa. Umusetuta giye gutambika weyuye umwijima, umusetuta giye gutambika bugiye gucya. Abazaba batandukanije
gusenga udusaba Imana imbaraga. Nayigiziki Emmanuel yavuze tariki ya 12 z'ukwa gatanu mu 1989. Abafite ifoto hagarare hano ku ruhande rw'aba ngaba mugerageze muse nk'abayisamura hejuru. Hanyuma Uwumugisha Honore yari imfura ya Nayigiziki Emmanuel, nawe akaba yari mu cyiciro cy'abato abo twita abavantiriye. Abafite indabo niba barangiye, abafite indabo n'abakeneye yego. Akurikireho abafite ziriya stand z'amasanduku, abafite stand z'amasanduku baze. Ntabwo mbabona baza, sinzi icyabaye. Hanyuma rero mu buryo bwiza, igihe abavandimwe bacu binjira, reka mbasabe duhaguruke. Uyu mugabo uyu yitwa Nayigiziki Emmanuel. Mu buryo bw'amasano ni mwene nyina wabo wa Marite, kuko mama we na mama wa Marite baravukana. Hanyuma uyu ni umwana wa Nayigiziki, niwe mfura ye. Uyu nguyu yitwa Olivine, umudamu wa Martini amubereye nyina wabo. Nibo bantu barindwi rero tugiye guherekeza nonaha. Murumva ko n'ijambo twagushije. Icyo twongera kubabwira ni uko Marite ubwo ubushake bw'Imana yajyanye n'abana be bose, akaba asigaye umudamu gusa. Muraza kumubona mu kanya, munamusengere. Icyo akoze uyu nguyu umudamu we yasigaye asigarana n'akandi gahinja. Ubwo rero ni uko amasura yabo nayo muraguma muyabona. Bagiye no kuzana amafoto manini kugira ngo gahunda zirusheho kugenda neza. Yenda muraza kutwihanganira, namwe mubaye twebwe nta kundi mwabigenza. Hano abantu bahari twese turetse tukagenza nk'uko bimeze, twazageza neza. Dusabe rero ko mwicara, hanyuma bari murimo bagiye kuza badusange hano, imibiri yinjire, gahunda ikomeze, dukomeze umuhango wo gushingura nk'uko wateganijwe. Abafite indabo turifuza kubabona mwinjira. Hanyuma abafite indabo barakurikirwa n'abafite turiya tuntu baterekaho amaserikeri.